yacitse y'uyu munsi. Inkuru yagarutswe mu bitangazamakuru bitandukanye ni Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Uyu munsi witabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge atangira kuburana ku cyaha cyo gusaba no kwakira indonke ashinjwa. Mu masaha y'igitondo nibwo Bamporiki yageze imbere y'urukiko rwisumbuye i Nyamirambo. Icyakora ntabwo bizwi neza isaha yagereye mu cyumba cy'iburanisha kuko abanyamakuru bari bahari ngo nta n'umwe wigeze amubona yinjira nk'uko igitangazamakuru Igihe kibyandika. Ngo bamutegerereje no hanze y'urukiko ariko baza gushiduka inteko iburanisha yinjiye basanga nawe yicaye mu rukiko. Mu gusohoka nabwo ngo ntiyasohokeye ahasanzwe ahubwo yanyuze mu muryango ubusanzwe ukoreshwa n'abacamanza gusa. Ibi nabyo bikomeje kwibazwaho. Ubwo rero yagiraga mu rukiko Bamporiki ngo yambaye neza uko mumubona, yari yambaye imyenda isanzwe, ipantaro n'ikote by'umukara n'ishati y'umweru. Icyakora ngo nta mwunganizi yari afite. Kuri iki cyo kuba atarafite umwunganizi cyaduteye kwibaza byinshi kuko Bamporiki yarazi igihe azaburanira ndetse ababikurikirana bakavuga ko yakabaye yarashatse umwunganizi utagombaga gusiba kuri uru rukiko. Byatumye mvugisha David Marshal amenyerewe mu gusesengura politike y'u Rwanda ndetse azi cyane ibigendanye n'iby'imanza. Ntangira mubaza nawe uko yakiriye kuba Bamporiki yaje mu rukiko adafite umwunganira. Mwakurikiranye cyane iby'uru rubanza rwa Bamporiki, munasanzwe mukurikirana ibya politike yo mu Rwanda, ariko reka tuvuge mwabyakiriye gute kuba umuntu nka Bamporiki urubanza rwe rusubikwa akavuga ko nta mwunganizi afite? Ubundi ikintu nabanza kuvuga nuko mbere na mbere icy'ingenzi ari uko icyita rusange nuko Bamporiki yitabye ubutabera. Nk'uko bisanzwe rero nubwo ntamenyereye imanza z'ubucamanza n'ubutabera, ntabwo ari ihame ko uko umuntu ageze mu rubanza aburana. Dukunze kubibona yuko hajya habaho inzitizi zitandukanye. Nkambona rero ku byabaye kuri Bamporiki nta kintu kidasanzwe cyabaye. Hari abavuga ko yaba ari amayeri yo gutinza urubanza, wowe urabibona gute? Buriya mu burenganzira bwa buri wese bwo gutangaza icyo atekereza, abo nabo ushobora kubatega amatwi, kuko impamvu nasomye mu bitangazamakuru zatangajwe ngo ni uruhurirane rw'amatora yabaye mu nteko y'ababuranira abandi. Rero nkibaza ko umuntu nka Bamporiki n'urubanza rwe kandi rutegerejwe na benshi, rwatangajwe kenshi, ntibwira ko wenda twabwirwa naho mu nteko y'abavoka niba ari amatora yari igitaraganya, ariko atabaye igitaraganya nabyo hakaba iyo coincidence yo kuvuga ngo amatora yahujwe no gihe cyo abantu bitabiriye urubanza, ubwabyo byaba ari serivisi mbi mu butabera, kuko byaba byumvikana ko bamwe na bamwe babuze ubutabera kubera iyo mpamvu, kandi iyo mpamvu yagombye kuba isanzwe izwi yarateganyijwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri rero nuko n'abatekereza batyo guhuza ibintu bitari bushoboke. Mu bintu by'imanza habamo amayeri menshi ashoboka kuburana cyangwa se n'iki, nabyo birashoboka. Nibyo navuze ngo mu burenganzira bwa buri wese nabwo ntawabura kugira uko abifata, ariko jye siko bifata. Bamporiki urubanza rwe ntabwo kuva yafatwa byigeze bivugwaho rumwe, ndetse no kuba tugiye mu rugo nabyo n'indi ngingo ikurura impaka kuri bamwe ngo ubusumbane mu by'amategeko. Nawe niko ubibona? Ubundi jyewe kuba Bamporiki yaranyuze mu buzima bwo kuba ari mu rugo rwiwe, ku bwanjye byagombye kuba ari ibintu biri positive, kuko nicyo ndetse na media twakunze kubiganiraho cyane n'inzego z'ubutabera. Nicyo kintu abantu abantu bagatekereje ko umuntu wese ugize gutya atanga raporo kuri buri kantu kose. Ntabwo bivuze ko abantu bari muri systeme judiciaire bakurikirana mu Rwanda bose bari mu makasho n'iki byose, kandi ntekereza ko Bamporiki nawe niba hari afite ubwo burenganzira bwo kuba batari mu makasho bose baharaburana bataha, nawe ni umunyarwanda mu bandi afite ubwo burenganzira. Sinzi ikintu gituma rero abantu batekereza ko hagomba kubaho gukanira umuntu kubera izina rye cyangwa iki n'iki. Mba numva ko amategeko areshya ku bantu bose, n'ubutabera bufata abantu mu buryo cyangwa ubundi. Niba hari chance amategeko atanga, Bamporiki nawe yayibona. Icya kabiri nakongeraho nuko hari ubwo usanga tunegwa
ubutabera ko bukunze ifunga rya buri kanya, ariko kandi butanabikora abantu niba nta munoza ugasanga nabwo babigizeho ikibazo. ubwo se wabifata gute ari wowe? ababivuga babishingira ku kuba ngo ari we byakorewe wenyine gusa, ntibikorerwa abandi. iryo jambo wenyine buri muntu ashyiramo ntabwo yatwereka ibimenyetso, nta fagitire yatwerekera ngo turebe ngo mu Rwanda abantu bose bari muri systeme judiciaire bakurikiranwa n'ubutabera ngo bose bakurikiranwa bari muri mabusi. ubwo ibyo ni speculation uko biri kose, nawe urabyumva nk'umunyamakuru. rero numva niba hari chance itangwa na Bamporiki yemerewe n'umunyarwanda nk'abandi, niba ari judicial privilege, ari privilege itangwa kwanza, ntabwo ari privilege. ubundi bujya gufungwa no ubusiyo ya nyuma, ntabwo ari ubusiyo iherwaho umuntu akurikirana. tujye tunabyumva muri ubwo buryo abanyamategeko babisobanura kundusha. nta polemique mbona biteza. abantu babona ko muri kese ya Bamporiki wenda isazi yagombaga guhondeshwa inyundo, ntabwo ngiye mbona ko ariko abantu bagomba gutekereza bo mu bihe tugezemo by'abantu bajijutse. hari ababona ko Bamporiki n'ubundi ngo atazafungwa bakurikije uko urubanza rwe rwahawe umwihariko, nawe nuko ubibona cyangwa biratandukanye? kuba urubanza ubwarwo rukiri mu bucamanza kandi ruri no kuri depari yarwo uyu munsi, urabona ari bwa mbere ageze imbere y'ubutabera. ibintu biri mu butabera twe nk'abanyamakuru turabyirinda kubivugaho, ariko kandi abantu tugomba no kumenya ko umuntu agiye mu butabera ntibisobanuye ko ariko azanatsindwa. jusqu'à présent Bamporiki ni umwere imbere y'amategeko, natsinda azahabwa ibihano bijyanye, yataha, yatsindwa agahabwa ibihano bijyanwa n'amategeko. ariko ikindi navugaho ni ko prominence Rwanda no mu butabera ishobora gukora, urumva izina ry'umuntu naryo ntabwo twabura kuritindaho. rero biranashoboka ko reka urabizi ko narize kuri politike, reka naye kwibanda ku by'ubutabera mvuge mu bya politike. iki gihugu cy'u Rwanda nubwo wajya muri systeme judiciaire y'ubutabera ukareba imanza zagiye ziba mu Rwanda, ukajya kujya bya ruswa, kujya ku manza za gacaca, kujya ku manza zagiye ziburanwa no mu zindi kesi zitandukanye, yewe reka turebe no ko bitari imanza, turebe ku buzima busanzwe umujyo wa politike w'igihugu kunga guca imanza zunga kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. noneho dufate nk'urugero, nk'ubu hashobora kubaho nko kuvuga ngo Didasi na Marshal bagiranye ikibazo, ariko reka tubafashe mu butabera ariko tunabunga. ese ubutabera bunakoze bwunga uwari umukozi wabwo, no bafite ikibazo ubwo ni leta wenda waba warafatiye kuri ruswa, byo byaba bitwaye iki umuntu akagororwa akongera akaba muzima agasubira mu mirimo? nta kintu mbona rero yuko umuntu icyo tuvugiye izo ngero za ruguru, igihugu gifite abantu bagiye babaho mu buzima burenze bw'ibintu bitagaragara neza, bakababarirwa. igihugu cyunga, igihugu kibabarira, kigeze kuri Bamporiki kikababarira, kikagera kuri Bamporiki kikunga, we bitwaye iki ubundi kuki Bamporiki we amahirwe abandi bantu bashobora kubona, nanjye nshobora kubona nk'umunyarwanda we yatayabona, niho ngitsimbarara nagiye nawe. habaye ubutabera bwunga bukamunga na sosiyete yasabiye n'imbabazi kuri Twitter yahemukiye nk'uko yabyivugiye, ntacyo byaba bintwaye n'ubundi akaza agakomeza agakorera igihugu. kuki twakumva ko umuntu wese agomba gufungwa ubundi bimaze iki bisobanuriye? akabazo ka nyuma k'amatsiko, yaratakambye no kuri Twitter ndetse mu bitangazamakuru nabyo birandikwa, atakambira n'umukuru w'igihugu, nawe bamushubije avuga ko gusaba imbabazi ari byo, ariko hakwiriye n'ibihano. byo si ikimenyetso kigaragaza ko ubutabera buzakora akazi kabwo kurenza uko hagirwa ibintu by'imbabazi n'impuhwe? maze ikibazo kinahari kuri ibyo nkunze no kubona nk'umuntu ukurikirana ibintu no ku masosho media n'iki byose, nta nubwo ari icyo kibazo cyo kuba n'umukuru w'igihugu yakwizeza izo mbabazi no guhana no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo kesi byiza nk'uku kwa Bamporiki binatewe na pozisiyo asanzwe muri politike, ugasanga abantu babihinduye politike kuko byaba ubutabera, ari nabo basaba bati ntabone nawe siwe wabona, siwe wagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, ukibwira ko rero ahari we anabonye izo mbabazi hari icyo byatwara sosiyete. ni ukuvuga iki? ni ukuvuga ngo n'abakomporeninga cyane usanga atari jye nawe Didasi, usanga harimo hajemo izindi anje politike, cyane cyane abitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bagashaka kubyuririraho, ukibwira ko Bamporiki abonye imbabazi hari icyo byakabaye bigatwara. kandi ubwo na buri wese burya abategereje imbabazi zirimo n'iz'umukuru w'igihugu. ubu se n'abantu bose barwanya leta batavuga rumwe na leta, bafite ibintu bakora bitari byo, bari mu gihugu kandi batengamaye bameze neza, na Bamporiki babari bagatengamana nk'abandi bitwaye cyangwa kutazabisubira, njye ko nabitekereza. simbona ikibazo abantu baba bafite, umuntu aramutse ahawe ubutabera barimo kunga kubabarira,
ariko kandi no guca inkoni zabo. Bitwaye iki kuri Bamporiki? Bitwaye iki kuko uri kuri Bamporiki? David Marshal, ukora ubusesenguzi kuri politiki yo mu Rwanda ndetse na politiki y'isi muri rusange, turagushimiye. Murakoze cyane, turabashimiye namwe. Twakwibutsa ko gusa icyaha Bamporiki aregwa cyo gusaba no kwakira indonke giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa mu Rwanda, iteganya ko umuntu wese usaba, utanga cyangwa wakira mu buryo ubwo ari bwo bwose indonke iyo ari yo yose kuri we cyangwa ku wundi, cyangwa wemera amasezerano yabyo kugira ngo akore cyangwa adakora ikiri mu nshingano ze, cyangwa yifashishije iyi mirimo ye kugira ngo gikorwe cyangwa kidakorwa, aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kandi kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Iyo byakozwe kugira ngo hakorwe ikinyuranyije n'amategeko, igihano kiba igifungo kirenze imyaka 7 ariko kandi kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse, yakiriye cyangwa se yatanze. Twakwibutsa ko kandi Bamporiki yahagaritswe mu bagize guverinoma muri Gicurasi ndetse ahita atangira gukorwaho iperereza, hategekwa kutarenga imbibi z'urugo rwe. Ubwo yahagarikwaga mu kazi, Bamporiki yifashishije imbuga nkoranyambaga icyo gihe asaba imbabazi umukuru w'igihugu ndetse anemera ko yakiriye indonke. Icyakora Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe yahise agaragaza ko nubwo Bamporiki ari gusaba imbabazi ariko ngo n'ibihano aba ari ngombwa. Icyo gihe yasubizaga ku butumwa bw'uwarugaragaje ko Bamporiki akwiriye imbabazi ndetse ngo ntazongereye gukora icyaha ukundi. Icyo gihe perezida yavuze ko hari n'abandi ngo bameze gutyo, umuntu wese ngo yakora icyaha ariko no kukirinda birashoboka, ariko kandi yanatsindagiye ko guhanwa nabyo byafasha. Naha dusoreje byacitse yacu uyu munsi. Niba utarakanda subscribe na kwamenyetso k'umutuku gatukura kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi nkuru zihuse utasanga ahandi. Ntiwibagirwe gukanda niyo nzogera kugira ngo bizajye bihita bikugeraho mu buryo bwa notification. Ndabashimiye. Byacitse y'uyu munsi. Kanda akamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo utazacikwa n'imbumbe y'amakuru yiriwe avugwa ku isi hose. Ni muri Byacitse.